Christelle nyamba. Iki ngiki. Sundi uko wibana gukibona Vanessa yakwemera. Christelle wakihanganye. Ihangane iki ihangane iki. Mu muryango mu rugo barababaye kubera iki kigoyi. Christelle, please, ihangane n'umurwayi. Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Vanessa series mbere ko mureba episode ya 23 mutwemere tubagezeho ijambo ry'Imana mu mwanya utarenze umunota umwe gusa. Giye gusoma ijambo riboneka muri Yesaya igice cya 24 umurongo wa 27. Haravuga ngo ubwo Uwiteka nyiringabo ari we wagambiriye ninde uzamuvuguruza, ukuboko kwe kurabanguye ninde uzaguhina. Niki twakura muri uyu murongo? Ubwo Imana ariyo yabivuze ninde uzabihagarika? Ubwo Imana ariyo yagize ikivuga ku buzima bwawe ninde wabikuraho? Hari igihe umuntu usanga akora mu kazi afite umuntu umuhagarariye, hari igihe umuntu usanga afite umuntu mu buzima bwe akavuga ngo uyu muntu umubuze sinabaho, uyu muntu nkorera nyirukanye ntabwo naba nyibayeho byahita birangira. Ariko hari ijambo Imana iba yaravuze ku buzima bwacu, uko byagenda kose nta cyakuraho iryo jambo. Kandi wowe dukurikiye muri aka kanya hari ijambo Uwiteka yakuvuzeho, nubwo nyamara ubona iminsi nta kigaragara, ariko hari ijambo yakuvuzeho. Hello warakundaga, nubwo urwo rukundo rutakiriho, ntibivuze yuko mu buzima bwanjye wavuyemo hari byinshi mbona bikunyibutsa nkabura aho ngana. Umva nako urabona, j'ai une question t'ai posée, écoute-moi Anna. Christelle, mu byukuri ibintu watuganirije ejo ni ibintu bibabaje kandi ibintu byumvikana. Mu byukuri koko umuryango wanyu warababaye. Turaza kuva muri telefone mu gihe abantu bari kuganira wowe. Uri kumva? Ariko je uriya mwanzuro wafashe ntabwo wanshimishije cyane. Sinzi wenda ukuntu wenda urugorondore cyangwa wenda uko mubitekereza, ariko navuga ngo mwatekereza kabiri. Ikindi uriya umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Tekerezaho neza nkawe nyine nk'umuryango wanyu, niwe uzi inyungu mbese umuryango wanyu ufite muri bino bintu n'igihombo ufite. Kandi umuntu waje kubahagararira agomba gufata imyanzuro ikwiriye, ariko je numvaga bitakagombye pe. Reka mama nawe iyo umuntu agwamurenganya Christelle, iyo umuntu afite umujinya afite uburakari nyine ni kuri yagombaga kwactinga nakundi. Bira n'umujinya wabimuteye n'uburakari nta yindi mpamvu. Iyo umuntu yarakaye nyine afata imyanzuro ukabyumva uko bije muri ako kanya. Ntabwo rero sinzi pe. Irangira ndabuze ukuntu iyo mubona mba numva sinzi ukuntu sinzi. Ndi kumubona ari kunyitsa ibintu byinshi. Ntabwo nakemera kubana hano. Ariko sinzi wenda niba wenda ari imyaka umuntu afite wenda. Ubundi hari umuntu ugize kutuganira atubwira ngo si biza gufata umwanzuro ubabaye cyane. Iyo ubabaye cyane ufata umwanzuro nyuma ukazicuza. Wabitekerejeho neza? Nuko utari ku mwanya wanjye ngo byumve. Mbabaye wenda ariko gusa Rega Christelle ndakumva, ariko uraga yarafite no kuri kibazo cyo kutabona. Kuba twahita dufata decision natwe aramutse agiye nta kintu bidutwaye, ariko kuba twahita dufata decision ngo nave mu rugasoka agende afite ubumuga bwo kutabona, none se na leta ishobora kudufunga. Ariko se na leta ishobora kudufunga uko uyu muntu ufite ikibazo mu rugo uramwohereje ngo nagende niwamuteguje ntaki. Murumva ibyo bintu se mvuga to amubwiye niko ko numva mufite amagambo menshi muri amaheza araya. Bande kuba mufite amagambo menshi. Niko numva ufite ide yawe afitiye nawe afitiye, ntabwo muri guhuza ku kintu kimwe. Ntabwo tugomba kuganira. Muri ntabwo muhuza ku kintu kimwe. Umva amaheza araya. Iyo mufata umwanzuro bigende bite? Ubwo wenda kandi wenda numva Vanessa bandi bakadakwiriye ngo bafite umwe wo kutabona. Byose bishaze gusobanura iki?
Nese ntabwo ubizi kuba turazivuga ko umuntu atamusohora ukamusohora gutyo gusa utanamuteguje ariko njye na uski leta mutayizi uzi ko n'umukozi wawe wo mu rugo udapfa kumwirukana uko ubonye hanyuma se kutari kuvuga ibibazo yateje mu rugo Christelle ndabyumva ntagabona Christelle ndabyumva ibibazo yateje famiye murababaye nanjye sinanze kagenda ahubwo icyo nanze ni ukumusora mu nzu ako kanya hanyuma ibyo byose mbyirengagize mugumisha ahangaha ntabwo ari kundi karahandurika ngaho tugira inama niba ko wabigenza namufata nkamubwira sinshaka nyine ngiye turi kumwe nkamuteguza nagende ariko nyine nkamubwira itegura ugende ariko simusore mu nzu umusohora njyanga ibihuriye mu nzu nimbe birayibabariye pe uzise mutuze mureke umuntu wafata icyemezo bano umwana neguriza ku kintu kimwe ubu ngubu tureke tuzize umwanya Christelle watubwira ikintu mba yifuza kuko niwe muri uyu mwanya niwe ushobora kutubwira ngo ndashaka iki ufite ide yawe afitiye ntabwo muri kubihuzaho kandi nawe afite uko abyumva ngo rero twatuza sha wigize mukuru bakatubwira none sindi mukuru mama Christelle wabwiye icyo ushaka ko bagendera akari icyo bagenderaho Christelle tubiteze yombi agukumva ndiho umwanzuro nuko agomba kuva ngaho akagenda nta n'ikindi urabyumva adiyo urumva umwe icyemezo kiri hano tuzi umwanzuro kandi nuko ava hano akagenda ese mbabebe rado yararimo nakeri bose barahari bose kayibaza ibintu mba ndi kwigira ku mukobwa wawe nk'ubanza basohoka se bajyayo kandi uzamuresha amabara mba nizeye mba mbizi ko batapfa gusenga ni umuntu w'umuyobozi ariko ngomba ngomba no kuba intangarugero umva rero nkubwira tuzi ibyabo mu rugo ndibuka harya ngo Vanessa ngo yarize gute gaciye agasheni neza yaragiye kuva yagiye natwe twarumiwe noneho utekereze ko yagiye ataraduseseye none se byagenze bite kugira ngo nyine mushiduka agiye hari ikibazo mwaba mufitanye usibye Gael iwe Gael n'undi ndeba nk'umubise yaranyisha abandi mwese muri abana beza ariko mbona ushaka kuba harimo akantu ko kwiyemera yewe gute mbona yemera ubu niyemera gute aya amukuru nta kibazo twari dufite nibaze ko umusaza we yaje no kumutwara saa 9 z'ijoro ese bikambye iki kubyo bagenda iryo joro ryose ibyo byo natwe byaraducanze pe byaradushoboye gusa so nabyita iki byaduteye n'ubwoba ahubwo ibaze saa 9 z'ijoro nibwo umusaza we yaje hano arakomanga arinjira nta n'umuntu n'umwe wigeze ubimenya ntawe wabyumvishe kiretse mama wenyine wamukinguriye afata mushiki we baragenda baroniye ubwoba nagize ngo ndiyisize wumva nakwitwara nka gute se kugira ngo banye nkunda kubana n'umuntu twumvikana oya umwana mwiza igihe gito nyine maze hano babura barabeza usibye umuntu uyu aha abandi mwese wewe ntumutekerezaho cyane ese ubundi mwe mubanye gute we na urabona mama yaramufashije kubera mama agira impuhwe cyane yaramubonye mu muhanda aramuzana nanjye nabimenye yaciyemo iminsi icyo gihe nakoraga ku kibuga cy'indege ngacamo igihe ntazi nyine ko aba hano ngeze ngo bamubona ari hano urumva umuntu wababaye udafite ahantu ho kuba bagombaga kumwicumba akababona ahantu ho kuba shangiye rwose mba numva agiye aho we ngiye ninjira nko muri salo nkasanga atarimo iyo dukubitanye muri leta asubira inyuma nyine uzise netisereri ndabizi ko wenda ashobora gutera ikibazo ariko urimo kuguma ujyana ahantu nashaka bihumuzana ibintu bya Gael cyane kandi ndashaka tuganira ibyanjye nawe ukambwira urashaka tuganira ibiki ndashaka tuganira tukamenyana tu abaragiye muri iryo joro harya ni baba Canada baba muri Amerika mba muri Amerika nta kibazo na kimwe twari dufitanye gusa ntabwo ndi sure
twaketse ko umusaza we ashobora kuba yaramenye amakuru yaramenye amakuru ko abana na Gael akaba ariyo mpamvu yamutwaye akamuhungisha regira famiye yo kwa Vanessa n'abakire cyane kandi reba Gael akuna ameze nk'amayibobo niki kandi umusaza wa kihagera mu Rwanda byaramubabaje cyane nikeza ko ariyo mpamvu baba baramuhungusha sindi sho ako nikeza ko ariyo mpamvu bashobora kuba baramutwaye kuvuga ko famiye yo kwa Vanessa ntabwo akunda Gael cyane uriya musaza wa mwanguru urunuka ariko mba ndamubwira ibyo byihorera ahubwo twikorera ibyacu tukamenya cyane gusa ntabwo uramenye amenya nyine nk'uko nakubuze ukamubwira background yawe ibintu ukunda ikintu wumva nyine just tumenyane tubane tuziranye ibaze ko maze igihe kingana gutyo utaramenya mu matari ikibazo umva ntabwo nzi ibintu ukunda n'imihanga nyuma ya Gael ninde n'iki kindi wanga nyuma ya Gael bifite n'iki kinanga kindi ariko se ubundi kankubaza umudugudu wanyu wowe ntabashinzwe umutekano bagira ibaze ko abantu baje saa 9 z'ijoro bagenda basubirayo nta n'umuntu babonye nta ubahagarikije nta ugize ute ibyo bireke turabivuga mu kandi nyine mubwira kandi inyako wawe ngwino wese ariko ntukagira ngwino ngo ariko na tumenya ko hano haba ari guca abantu ubereye ubereye abo nyine nangize mu ngo rebe Gael ntabwo kiba cyumva ubu ngubu mbere umuntu aba yacyabire Gael ngwino ngwino ndi hano isugo wakihuse uri kwigira ibiti cyangwa biti ibyo bikora agarara hano Sambo. Icara ngaho. Kora hasi nyine akasugu wamanura amaboko ntabwo uzikurama nta mugongo ugira. Agatebe ngaho. Icara ku ntebe. Nje mite kuri cyo wagira. Wari mukora iki mu nzu? Gael ntabwo ndi kubaza ukora iki mu nzu? Nari nicaye bisanzwe. Ese kankubaza kwajyaga uzano uje kureba Vanessa akaba atacyaba yaragiye mu by'ukuri uje kumara iki muri uru rugo naje kubaza amakuru ya Vanessa naje no kumariza ku raporo ku bya company n'abagiruka kuvugana hari ikibazo kuzano se wari uje kuyabaza nde Vanessa cyo kubaza amakuru ya Vanessa nyine wari uje kuyabaza nde hano hari umuvugizi uzi wa Vanessa haba hari umuntu uzi ese kuri kumbwira nabi no ntago ari kukubwira nabi aho imbere yawe hari base hari n'indobo nagukiriyemo amazi iyi myenda iri ku mugozi akira iyi myenda fata iyi myenda iyi umenya yibona akira ikintu ngiye kukubwira ni ikintu kiri kugirira umumaro uyu munsi n'ejo hazaza uri kumva cyangwa ntabwo uri kumva ndimo ndumva fata iyo myenda uyimese urabona ko Christella yarubiye ashaka kwirukana
kandi impamvu ashaka kwirukana nuko abura nyine wirirwa wicanga nta kintu na kimwe ukora nta kintu na kimwe umaze. Wajyaga wikurura hano buri munsi wikurura hano uvuga ngo uje kureba boss wawe. None ndibaza ni igiki gituma udasiba hano ubuje kureba nde ninde mufitanye gahunda. No yanagaruka. Nagusobanuriye nakubwiye ati Vanilla uje kubaza amakuru yiwe. Uje kubaza se amakuru ya Vanilla uje kuyabaza nde munyamakuru. Yatatubwiye muri company harimo ibibazo nari nje rero kubaza byuze mumbwira amakuru yiwe ngira ibyo muhereza company ko yayinsize yadahari ingiye uyifite mu maboko. Kuza kubibaza ni ikibazo. Uje kuyabaza nde. Waje kubaza ndayo makuru. Uri igiti. Nago we wayambwira. Nje se ndi umunyamakuru. Nago uri umunyamakuru ariko murabana. No wari wambona n'umunsi wa rimwe naje mu kazi kanyu. Naje muri business yanyu. Kubera kutazanye niyo mpamvu naje hano. Naje kukubaza wimbwira nabi nsubiza. Koko hari ibintu byinshi nifuza kumubwira. Please nge sinkunda umuntu mbaza ubusa. Sinkorana namwe, sinshinzwe Vanilla. Sinaremerutse kuganira n'abantu bumva nabi. Sindi n'umunyamakuru, ntukagize hano uje kubaza. Nese uragira ngo njye kubaza mu isoko rya Kimironko kandi abaha. Njye kubaza he? Hano nyine urabaza ndumushinzwe, nkaho uri kubaza Vanilla ni ndumushinzwe. Fata imyenda umese wanike ku mugozi naza gusohoka arabura hari ikintu uri gukora byibuze agarura agatima. Ashobora no gutinya kukwirukana ko yako ntago yakwirukana imyenda yawe itumye. Turebe ko yakisubiraho. Nese umuvana ubundi afura nareba ko ubusi Nasobanura batara ntago bamesa. Ariko ego ugize deberi are. Nukuri rwose nabushyira mu gace ubundi afura nareba ibintu ntabwo ndi bubituye. Hanyuma hari ubwo ahantu haba handuye ni mu kwaha ni kwizosi. Fata ntago uzi kumva kuzosi by'umwe ko we yamitse ni kambara bitahindurije. Gira vuba bana mitata aho ngaho. Kuri umusazi gute boss y'umuntu ataboretse mu kazi ni ngombwa ngo musange mu rugo nago waburi ku kazi ko muhamagara bwa mbere nje mu rugo rwese. Akundi uretse gatoto weseri. Kuza hano kubaza Vanilla ikibazo kirimo ni bikwagira ngo dufitanye ikibazo mu buzima busanzwe. Nta kibazo mfitanye nawe ariko simu. None se ko nazaga hano naga ari mu isoko, hano nubwo ari muri toilette wazaga hano uje kureba Vanilla. Vanilla nawe hano ntawe hari ugarutse hano uje gushaka iki? Nakikubwiye ariko. Nimba wumva neza nakubwiye ngo hano ninde ushinzwe Vanilla waje kumubaza. Ninde ushinzwe Vanilla? Aha se ni mu isoko ngo kubera ko wabuze ubu se niba umuntu agushyize muri company ye ukamubura ku kazi urahora udukukagiwe kumushaka cyangwa umuhamagara kuri telefone mukavugana iby'akazi. Nakubwiye ko muri vugo sinzi telefone ye namubuze. Mwakabaye mwarateguye gahunda zose niba umuntu abuze ku kazi uko mwamubona ntago mwateguye ko nuzajya umubura ku kazi uzajya umubona nawe hari dore soka inzira yakuzanye. Inzira yakuzanye hanyuma se ibibazo ufite ibisubizo byabyo. Nakubwiye ngo sinshinzwe Vanilla nta nakazi ngera muri company yanyu nukagize hano uje kumbaza ubusa so kugende Vanilla naho hari. Nuramuka utabikoze akaza kakwirukana birakureba. Wowe kwakwanya abone ko byibuze hari ikintu. Ushobora gufata nari amajeka ukaburi no kuyakuba n'icyango. Ujya wicira inshuro. Nese ubu nakomeje kandi nareba. Ariko iyo bitatu yikura he? Nukuri rwose ibintu ni kubwa ariko nanjye nimo ndavuga uko mbibona. Uzi gufura umwenda utare ntabwo nzi ngo uyu mwenda agiye gufura. Sinzi ngo uvamo irangi, ntabwo nzi ngo usumwe, ntabwo nzi ngo usagute. Nukuri rwose ntabwo babarira mwiza. Ari ukumesa ntibakwirukane bagatinda kukwirukana no kutameza bakaguturumbura ari ucyoroshya ari iki? Nese mama vani ko bifura nka bipfubya urumva byaba bimaze. Nshuti yanjye ari Vanessa nagiriye kugisa nabyo kumva bifite ishingiro ari keri nako bifite ishingiro rero wintera impuha. Uri kumva? Namujinya nkutura ngiye iraka kuba naje hano nubundi ufite umujinya. Namujinya mfite icyo ahubwo rubanda kukimwangukuri. Nagututse nakubwiye kuri ikimara kubikwita se birananiye. Ubutaza gushakira bose basumi bisubizo. No ahubwo ndakubwiza ukuri sinshinzwe Vanilla sidufatanyije company sinkorana namwe niba umubuze jye umutegerereza ku kazi hano naga ari mu isoko. Ntago dukunda kavuyo. Twebwe twe twamubura tukaza ku kazi iwanyu kumushaka. Vanilla ari Narambuka zose agasanga wakoze ntari bukwirukana ariko nasanga nyine wigize debere araguturumburaga. None si saboniri. Winterese sene ntabwo afata igihe ngo ukagera ko bakayishaka. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Ikibazo gikomeye. urugero Njye nyoberwa n'ukuntu yaguhaye akazi utumva nta matwi ugira. cyokoze abantu Ubuse mu kazi urakora? Abantu bana nawe bafite ibibazo. Nta bibazo bafite ahubwo bafite ibisubizo. Ndakubwira Vanessa mushinzwe naho hari ugakomeza uhatiriza uhatiriza. Nabyumvise. Abantu bana nawe bafite ibibazo kabisa. Nakubonye nakubonye nakiriya cyane mwari mugana Kigali ko ngufasha. Reka twaganiraga ibintu biri aho ngaho maze twaganiraga tundi kwa kuvuga cyangwa ibintu navuga inesha umutwe. Niko bakunda kuvuga no muri ngira ngo tuganire ndebe ko duhuza n'iki ko twaganira biri aho ngaho nta kintu gitangaje. Nta kintu gitangaje igeze mu. Oya sha oya. Je ntabwo nabwira ngo kagira inkuru ubutumura amaho ngaho. Nashaka kumwinjira nyine mubaza utuntu bimeze gute by'ubuzima yabayeho n'iki. Kumva nashaka kubyinjiramo arambwira utuntu turi aho. Ndabura n'ibisanzwe turi. Okay, rero nsigiye ngukunda. Ubundi wowe nkorera umunsi ukankorera umuti. Uzi ko umaze kuba umugabo we. Niyo nkurebye nyine gutya nkutegere gutyo gusa. Bona warakuze. Ese uri kwifurishwa n'indagoye akazi ko gufura? Magara ndi kubaza. Ni ibyanjye ariko ndimo ndafura. Ni ibyawe? Gusa ni ibyawe gusa n'aby'abandi birimo? Nabyo birimo. None ndagoye akazi ko gufura. Wowe uri umukozi hano? Ukuntu uri kwifurishwa. Wakifurishwa utagira uti. Ushyira mu mutwe wawe ko ugomba kuva aha ngaha. Wicara witeguye wumva ko ugomba kuva aha ngaha. Uri kunyumva neza? None se gufura ni ikosa? Ndimo ndafura bisanzwe rwose. Nta kindi kintu ugiye ngambiriye kuba ndimo ndafura. Ikibazo rero nuko mu mfobya. Gupfobya se gute? Nuko mu mfobya naho ubundi ngiye. Nta gupfobya ari ukuntu ubwira umuntu akantu ko kumukasa kugira ngo nyine agire courage. Uze kwagupfobya gutari umugabo we muri runo rugo. Sha nanjye nzabibona kabisa. Ubutubayeho ku bwawe. Tuze nibonera amafaranga. Wowe komeza wiyinjirire. Se wizi? Kandi yari nkora ibintu by'imiti. Cyane. Kuvuga ngo mukuru w'umuntu avaho hinjira bikira umuntu. Dupfa kuba tuganira mugana cyane. Cyane ko maze kuba twemaze ko tubana beza. Nanjye abona ndi umwana mwiza cyane. Ubona se akirekura basi. Kwano hakira akabazo. Hakira harukuru muvugisha mu byo mubaje sijya nsubije ariko abona arabizamo neza. Uko ataramenyera buri. Ni ndagoye akazi ko gufura. Uri gufura kugira ngo nkugirire impuhwe. Ibyo wakora byose. Ibyo wakora byose wumve ko nta kintu cyahagarika ko ugomba kuva aha ngaha. Ikunyumva neza? Ese Kristi ubu koko nta kindi kintu gufura nabyo birakurakaje koko. Ubwo uraje upfubye imyenda y'abandi bana nk'ari waguhaye akazi ko gufura. Hano ntabwo tugira umuntu ufura. Ngabo basi mbabarira basi. Sinzi ikintu muzi cyabo gitumye umbwira nabi. Umva wafura wagira iki? Nta kintu na kimwe kizigera gituma ngiye mpagarika ukwirukana aha ngaha nguva aha ngaha. Ibyakikuza byose. Kunyumva neza? Iga wifurishijwe ntabwo utagize wagira ngo wabikubwiye ngo ubikore. Nese umbangamye iki koko? Urambangamira amana yanjye. Nta nibyo ujya umenya. Kuba ndi gufura hari ikintu ndi kubangamira. Usanzwe sufura? Wowe usanzwe ufura? Urijijije ubundi urijijije kuganira n'umuntu nkuriya. Ubundi baravuga ngo inyamaswa nkaze nigira inyama. Urijijisha akagera mu bifatisha gutya ugakora akantu
bakakwiyama rimwe ukanona wigijisha oya naramubonye agiramo n'isoni yego nagira n'isoni narayibonye hari umuntu ihagarara atari uko ngo yumva ngo oya kubera kubera isoni wowe nyine yihagarara rwose ubu ngubu urabizi erega niba imana uyigireho umukika kugira umusore kuba kwibyaza umusaruro uzi niba imana iza kongera umuhungu inshuti yanjye hello nayo kujya n'uduteze gusa ko kuba twitambutse oya hano aho byarabaye twarahatsindiye nawe washokoje ubwanwa reka ubu uri kwizamurisha uribanisha gutyo ukajya wizamurisha nyine yahita kubita hano Kristi kuba ndi gufura rwose nta kintu mbangamiye ukuri mbabarira n'ukuri mbabarira ni imyenda yanjye ndi gufura niba harimo n'iy'abandi uri kuvuga napfubye ndayikurura hanyuma ubwo ushaka gutera abantu impuhwe rwose abantu baza babone ngo uri gufura uri kugira iki ibyo wakora byose ugomba kuva aha ngaha ukagenda nushaka ujye no gukoropa ariko ngira naragusabye ndakubwira ni wazanyugereho basi icyumweru basi ariko si iyo minsi uri kumwe wowe unegeka ko iminsi ugomba gukongeraho ese ubona ngiye ngufitiye impuhwe ese ni iki gituma ungize ibyo byose ngiye icyo kintu nubwo uhora ubimbwira nibaza ko atari biriya bintu ni iki koko ikibazo ngira nta nuko utazi n'ikibazo wowe uteje wowe nta kibazo uzi uteje ntacyo uzi kuno wigeze umwana mwiza wirumbaza ubusa nkaho uyobewe ibyo wakoze urabiyobewe ariko ngiye nta kintu nigeze nkora mbere nta kintu mvugana nawe ibyo wavuga byose ugomba kuvanga ukagenda kandi mu minsi mike ibyo wicara uri kubishyira mu mutwe wawe uri kumva neza ubishyire mu mutwe ujye wicara wumva ko ugomba kuvanga ukagenda ibyo ngibyo kuvanga ibyumweru n'ibiki nta by'ibyumweru nta n'ibyiki ntabwo ugomba kunegeka iminsi ugomba kumara hano icyo ugomba kumenya cyo nuko ugomba kuvanga ukagenda kandi uva muri iyo myenda ihita ugenda uri kumva neza ubishyire muri urwo ruka rwawe Gael, twasinziriye kandi numvaga mu kanya urusaku rwabamaze gusa uri muri iyi mesishwa ngo batazakwirukana uri muri iyi mesishwa ngo ukomeze ugume muri uru rugo kugira ngo bakomeze bakongere iminsi yo kuba muri uru rugo sundi Gael umbwisha ukuri ntabwo ubona Gael Vani ntabwo mbona n'ukuri Gael nta na gake ubona ntabwo mbona Gael aka ni kangahe nta kintu yewe mbona Gael nta na gake ubonaho Gael mbwiza ukuri nta muntu uzabibwira wajya ukitaba telefone isubira oya banza unsobanurire ntawe nenda kujya gutabara banza umbwire ntabwo ubona na gake nta kintu ariko nese ubu nakubeshye ngo ndabona ntabona sundi Gael sinabikubwiye kuva kare ubu se Vanessa ko wirirwa umesa hano nese arabizi nyine ntabwo abizi sinabikubwiye ngo ufata amafaranga bayaguha ugenda ushaka icyo ukora none wicaye hano urimo uramesa Vanessa ushigikirije ko yagusize ko yagiye azi ko wirirwa umesa hano ariko bivuga ngo yaragiye ntabwo yagiye azagaruka se yarisezerano mufitanye azagaruka yananagusezeye byibuze buriya nyine hari impamvu ngewe ntazi ariko iyo mpamvu nzayimenya kutayizi nyine ubizi utese ko azagaruka Gael niwanze gufata amafaranga ugenda ushaka ikintu ukora ugashima kwirirwa wicaye hano ntabwo ari kuzakora ukanivuza ugasanga uranakize ntabwo ari kugenda ugakora ugashaka icyo ukora
wazunguka ukanivuza ubusuzirirwa wicaye hano amahereza aba yahe ese wowe ko tutigeze tubana nabi ubu ubonye ubushobozi ntabwo nkuvuza nanjye nifitiye gahunda zanjye nkuvuza se uko baguhaye amafaranga ntabwo wari kugenda ukayivuzamo cyangwa uvuza ninjye wishingikirije ninjye imana yawe ko imana yawe ari vanira hagaye wajya ukoresha mu mutwe ariko nawe ntabwo twabanye nabi Vanessa none se twabanye nabi nje ariko nje ushobora kuba ufite ikibazo wishingikirije vanira nakugira inama kenshi warananiye nanjye sinibereho nanjye ndi kwipfundapfundikira ubuzima ngo si twabanye nabi kuba tutarabanye nabi se bishatse kuvuga iki uriya muntu waguhaye amafaranga iyo ugenda ukayafata ugakora nta nubwo wari kuzivuzamo nabyumvise byose ngado komeza wicare hano komeza umese n'ibyo wahisemo La variété est le seul de la vie. Tout est permis en amour. Vouloir c'est pouvoir. Vanessa, Vanessa, Vanessa. Nawe niba wumva warakunze by'ukuri yo fata umwanya utera intambwe usange usindagize hoya darling mukuri ntago ufite nta ubuzima amakosa yanjye yose ndayemera toutes les bonnes choses on l'a fait Vanessa l'ignorance c'est une mauvaise chose